ARABOHORA TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. ARABOHORA TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Bakunzi ba ARABOHORA TV, uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'abaririmbi. Tugiye guhimbaza Imana, ikiganiro cyo guhimbaza Imana. Tureka tubaze twakire abakozi b'Imana. Turi kumwe n'umuhanzi utaramenyekana cyane kuko abikora mu kinyabupfura kandi akabikora mu buryo Imana yamuhamagayemo. Ndagira ngo maze mwakire atwibwire namwe abibwire. Nitwa Janvier niyo mwungere, nkabandi umuramyi. Yesu aduhana umugisha. Yego, n'umuramyi aramya Imana. Turi kumwe n'umucuranzi hano ufite gitari y'umweru, yambaye n'ishati y'umweru. Turagira ngo nawe twibwire. Yego, murakoze. Nitwa niyo mwungere Jack Shamire, naje nkabandi umucuranzi, nkabandi umuririmbyi muri kware Betside ya Kaciro muri ADPR. Yego, arakoze cyane. Turi kumwe n'undi mama hano ufashe gitari, umuririmbyi cyane, musanzwe mumenyereye cyane kuri ARABOHORA ku ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi yafashe undi mwuga wo gucuranga no kuririmbira Imana akayiramya. Turagira ngo nawe bibwire. Nitwa Nyiramukiza Betty, ndi umuyobozi mu itorero rya ADPR muri international, ndi umuvugabutumwa bwiza, ariko nkunda no kuririmba. Mfite indirimbo zanjye nyinshi, natangiye kuririmba 2006. Ndabikomeje nubwo ntashyiramo imbaraga nyinshi kubera nyine inshingano nyinshi, ariko nta kibazo, kuririmba no mu ijuru tuzaririmba. Imana ibaha umugisha. Yego, uyu munsi rero tugiye kuramya Imana. Turagira ngo turamye Imana, ariko tubanje gusenga kugira ngo umwuka wera cyangwa mpwemu yera abane natwe, atuyobore muri iki kiganiro tugiye kujyamo cyo guhimbaza Imana. Ndagira ngo nsabe Janvier adushyire imbere y'Imana, adusabire mpwemu yera na mwuka wera kugira ngo badufashe, batuyobore muri iki kiganiro. Murakoze. Mana, turagushimiye, wabanye natwe, waturinze, watuzigamye. Kubw'ubuntu bwawe rero Mana turiho, turabigushimiye rero Mana. Aho babiri canke batatu bakoraniye ubu hagati yabo mu izina ryawe. None rero witeka Mana, uzubane natwe rero muri iki kiganiro Mwami, ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Babiri cyangwa batatu bateraniye aruruka akabana nabo. None uyu munsi twebwe turi bane, ubu mwe muhere no wa gatanu. Ndagira ngo rero mudufashe, mutubwire ibyo mwatuzaniye hano kuri ARABOHORA TV, n'abakunzi ba ARABOHORA TV bumve ibihangano byanyu. Murakoze. Mu buzima hari byiza tubona, tukabifata nk'ibisanzwe. Rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora. Itwiteka nyir'ingabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira, nibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira, nibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Nicyo gituma umutima wanjye utazatinya na gato. Azareka ubugingo bwanjye
intambwe zacu yazanguriye kumukorera icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niyo hari byose twifuza Uwiteka ashimwe ashimwe amen. imbabazi ze nizo zituma tumukorera. Turagira ngo rero duhe na Janvier bamuhe gitari, nawe ni umucuranzi, afite indirimbo yifuza no kuzasohora. Iyi ndirimbo rwose nimutamutera inkunga sha reka yituririmbire. yashize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza yashize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza washize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza yashize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza yavuganye natwe zaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi avuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona ubugingo yavuganye natwe uzaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona ubugingo wavuganye n'Abisirayeli zabarinda ubakurayo mu nzu y'ubuja ubakurayo ubakuzayo ukuboko kwawe gukomeye cyane wavuganye n'Abisirayeli zabarinda ubakurayo mu nzu y'ubuja ubakurayo ubakuzayo ukuboko kwawe gukomeye cyane wavuganye natwe uzaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona ubugingo wavuganye natwe uzaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona ubugingo niko wavuganye natwe uzaturinda muri iyi si irimo ibyorezo udukureyo utugezeyo i Kanani ijuru ryawe wavuganye natwe uzaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona ubugingo wavuganye natwe uzaturinda muri iyi si irimo gupfusha udukureyo utugezeyo i Kanani ijuru ryawe uvuganye natwe uzaturinda tukiri mu isi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda uzaturindira kubona iyo wavuganye natwe uzaturinda muri isi harimo
no kurenganywa udukureyo utugezeyo i Kanani ijuru ryawe wavuganye natwe zaturinda kimisi uzaturinda umubi wavuganye natwe uzaturinda naturindira kubona ubutumwa niko wavuganye natwe uzaturinda muri isi harimo ibyorezo udukureyo utugezeyo i Kanani ijuru ryawe Mana uvuganye natwe turinda kiri mwisi zaturinda umubi wavuganye natwe zaturinda zaturindira kubona ubugingo washize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarengereza washize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarengereza washize itorero ryawe ku rutare amarembo y'ikuzimu ntazarengereza wavuganye natwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Turinda amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. wavuganye natwe kuzaturinda amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Haleluya. wavuganye Amen. n'abagabo kuzabubakira ingo baciri mu isi mwami warabikoze. wavuganye n'abamama kuzabarinda warabikoze turabihamya. Amen, amen, amen. Indirimbo ko numva iryoshye. Nzobwira ndiko nditegura Niko Janvier. Ko numva ari mwe muyera yagwishuye indirimbo. nabyo kazakujyana nko muri audio ariya mugatsaka niko Janvier rero ndagira ngo utubwire iyi ndirimbo kugira ngo wayitekereje ute, yaje gute, kucyumva wayisohora. indirimbo nyene ni nkuko biterwa nuko umuntu yahamagawe ko mpanurira amahanga. Yego. Rero kuhanurira amahanga bicisha mu ndirimbo, mbicisha mu ijambo ry'Imana. Rero mba numva ndi gutanga message. Rero ni ukuvuga yuko Dawidi yaravuze ngo sinzapfa ariko nzabaho kugira ngo namamaze ibikorwa by'Uwiteka. Rero kubw'ibyo rero hari ijambo nasomye muri Bibiliya rirambwira yuko Imana yuko iturinda ikaturindira kubona ubugingo. Rero nca numva rero niyo message ngomba gutanga kuko Imana yiturinze turindire kuzabona iki ubugingo. Nico kintu gikomeye cyane kuvuga ngo wewe wumve ukiriho ukiri muzima wumve ko Imana ikikurinze woshaka iby'ubugingo kugira ngo ikurindire kuzabona ubugingo. Ntubone ko uri muri iyi si gusa uko ariko wumve yuko Imana izakurindire kubona ubugingo. Yego. None se usanzwe uri umuhanzi cyangwa ubitangiye muri iki gihe? Sanzwe ndi umuhanzi ariko nkuko wabivuze bakunda kuntumira nkagenda nkari nk'icyumba c'amasengesho canke muri mu itorero nkaririmba nyene nkaririmbira itorero. Rero nibyo nkunze gukora cyane ariko uretse ko nyene
ndiko nditegurira ko nyene no bishyira ku mugaragaro nyene nkabishyiramo imbaraga zigasohoka abantu bakazibona tugahimbazanya Imana nabo nibyo ko numvise si impano yaba ari nziza cyane kandi ko no mu ijuru tuzaririmbira Imana umaze gusohora nk'indirimbo zingahe umaze gutegura wenda nturazisohora ariko izo wumva umaze gushyira ku buryo yaba nka album indirimbo ndazifise ni indirimbo zikoze neza ndashobora gusohora indirimbo nk'umunani nashobora gusohora neza izindi nyene ngenda nzitegura ariko hari igihe uvuga uti naza ndongeramwo ibi na biriya indirimbo uba ufise abari nyinshi mugabo hari zo ubona yuko ugenda utegura neza murakoze none se ushobora kudufasha ukaturembiramo n'akandi cyangwa waduteguriye kamwe konyine nta kibazo Jamie nawe wari wasohora indirimbo ntabwo urasohora indirimbo ariko nawe uri umuririmbyi jewe mu buhamya bwanje nuko novuga yuko byarahindukiye na indirimbo maze gusohora n'indirimbo n'amashusho ariko icyo gihe naririmba indirimbo atari iza gospel so rero nasohoye indirimbo ekipe yitwa New Star mu Burundi yitwa New Star ikina basket nabasohoreye indirimbo ya imwe yabo ihayagiza umugwi wabo noneho ndayisohora n'amashusho yayo ndagira hama sohora n'indirimbo y'ibikorwa rusange sinzi nga mu kinyarwanda avuga ngo n'umuganda ari nindi nayo nasohoye muri studio ariko muri icyo gihe rero jewe nahise mbona ko ngomba kuzoririmba gospel rero umva bihindutse rero ngomba kubanza gukomera mu by'Imana kugira ngo ibyo nzoja kuririmba nzoririmba ibintu nzi atari gukwegeraho sinashatse rero gukwegeraho mvuye ngo naririmba indirimbo z'isi ngo reka ndirimba iz'Imana ngo nugukwegeraho ntabwo nashatse gukwegeraho nashatse ngo manze nabyo mbibemo neza nzoririmbe namaze nyene kubikomeramo n'iby'Imana izo ndirimbo rero abenshi bazita indirimbo z'isi nizo warusanzwe izo ntabwo tuzi nizo warusanzwe uzwiho ubu rero turagira ngo uturimbire y'Imana kuko twewe niyo yadufasha yego Guyiwe nidukiza imibabaro yacu yarayikoreye intimba zacu nizo yishizeko yajanjaguriwe yaracumiswe kubw'ibicumuro byacu ibiga bitano niwe Yesu hari muti niwe Yesu musubiremo ngo niwe Yesu ndira niwe Yesu we
naho data na mama bumpeba uwiteka ntasambeba we Yesu. Haleluya, hariye uwo mwami yope niwe Yesu we, niwe Yesu, niwe Yesu adatererana mu makuba, niwe Yesu, niwe Yesu, niwe Yesu mwami, niwe Yesu, niwe Yesu. Iteka aravuze ati nzabaheka murinde musesi imiti baheka, niwe Yesu. Haleluya, hariye niwe Yesu. Haleluya. Uwiteka nawe yaravuze ati nzabaheka murinde musesi imiti baheka, niwe Yesu. Imishishaguyiwe niyidukiza, imibabaro yacu yarayikoreye, intimba zacu nizo yishizeko, Yesu yajanjaguriwe yaracumiswe kubw'ibicumuro byacu bigabitanyo. Hariye uwo mwami wanje niwe Yesu. Haleluya. Iyi ndirimbo ivuga ngo ni Yesu wenyine yikoreye imibabaro yacu, yikoreye intimba zacu, yajanjaguriwe kubw'ibicumuro byacu. Nibyo ni indirimbo ihumuriza umuntu ari mu bibazo, kamenya ko Imana ariyo yikorera imibabaro yiwe. Yesu aduhana umugisha. Yego, jambo uratutunye mbatungaho. Uracyatwongera utundi cyangwa nta kibazo, indirimbo zirahari. Yego, gomba mbaririmbira iyindi ndirimbo. Yego, peut-être ikindi gihe tuzongera tugire n'izindi. Yego, urakoze cyane. Yego. Yacunesha kumbukiza yanabaye ntari mu byaha, ntari mvuye ntamumenye, Satani yacunesha kumbukiza yanabaye ntari mu byaha, ntari mvuye ntamumenye, Satani yacunesha kumbukiza yanabaye ntari mu byaha, ntari mvuye ntamumenye. Yo genda nta kibanza ufite, genda nta kibanza ufite, genda nta kibanza ufite, genda nta kibanza ufite. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye, 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 Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye.
ari mu ruhande rwanjye, Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye, Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye. Wazananye mu nzira imwe, sohokera mu nzira ndwi. Wazananye Satani we mu nzira imwe, sohokera mu nzira ndwi. Wazananye mu nzira imwe, sohokera mu nzira ndwi. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanjye, 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 Uwiteka Imana mu ruhande rwanjye. Wazananye mu nzira imwe, sohokera mu nzira ndwi. Wazananye mu nzira imwe, Satani we sohokera mu nzira ndwi. Satani yacundesha kumukiza, wanabaye nari mu byaha, naripfuye namumenye. Satani yacunesha kumukiza, yantabaye nari mu byaha, naripfuye njyewe namumenye. Haleluya, amen. Amen. Jean urakoze cyane. Turagira ngo dusoze iri teraniro usenga. Mana turagushimiye, watanguranye natwe kandi wahezanye natwe, ntuhabwe icyubahiro. Turagushimiye rero muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyo nari nibagiwe nuko ntabwo ndi jenyine, mfite umugore wanje nkunda cyane yitwa Cynthia, ntabwo turi kumwe, ariko ibi byose tuba twabivuganye. Ahari Imana imuhezagire. Yego, ngaho muhintashye. Ndamusabiye imigisha ahari, ndamusabiye kurindwa, kuzigamwa. Imana niyaca inzira tuzongera tubonane. Ntabwo ari hano, ari mu gihugu cya Canada, ariko turi gusenga Imana ngo Imana nibishaka nica inzira tuzongere tubonane kandi bizagenda neza. Murakoze cyane. Jean arakoze cyane, kandi dushimiye na Cynthia wamuhaye uruhushya kugira ngo atugezeho ibihangano byiza, kuko nawe uri umukozi w'Imana. Nukuri tuzadufatanya nawe gusengera, kandi Imana izagufasha aho uri, kandi Imana nica inzira natwe tuzakugeraho. Kandi ubutumwa ndizera ko nawe bukugeraho, kandi ukabusakaza n'inshuti zawe, ugakora subscribe kugira ngo izi ndirimbo, ibiganiro bigiye bikugeraho, n'abandi bose mudukunda. Turabashimiye. Turashoje rero, muzajya mukomeza kugera mukurikirana izi ndirimbo. Ndibaza Janvier nta handi izi ndirimbo ziri, ni kuri Arabora gusa. Ubwo rero mushaka indirimbo za Janvier, mushaka ibihangano bye, ijambo ry'Imana rimwuzuye, afite Bibiliya mu mutwe we. Iri ni itangiro ry'ibyiza, ariko icyo nzi ni uko azajya tuzakomeza kumutumira kenshi kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana, tugirane ibiganiro, kandi ni ukuri turakorera Imana nk'abasiganwa, kuko iyo turebye ibigeragezo biriho n'ibibazo biriho by'isi, tubona Yesu ari hafi kuza. Iyo umuntu ashishoje neza, abona igihe cyo kuza kwa Yesu kiri hafi. Niyo mpamvu turimo gukora Imana nk'abasiganwa kugira ngo Yesu azatugororere. Turabashimiye rero, turashoje. Mukomeze kubana natwe, mukora subscribe, share na like kugira ngo twamaze ubutumwa bw'Umwami Yesu. Murakoze. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.